murakoze cyane nyakubahwa chairman, mukaba n'umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Jewe nitwa Imana Bahari, ndi umunyamuryango nkomoka hano mu karere ka Kirehe, inaho mba umunsi ku munsi. Nyakubahwa chairman, kuri iyi site y'akarere ka Kirehe tuhateraniye turi abanyamuryango baturuka mu turere twa Ngoma na Kirehe, ariko ntabwo turi twenyine, turi kumwe kandi n'abanyamuryango baturutse hirya no hino mu gihugu baje kwifatanya natwe. Ntabwo turi twenyine, nanone turi kumwe n'indi mitwe ya politike igera ku 8 imaze kumva ko abanyamuryango twabahisemo kugira ngo muduhagarare nk'umukandida, biyemeza gufatanya natwe. Nabo bari hano, abanyamuryango muzamure amabendera yanyu tubakire kandi tubashimira icyizere batugiriye. Ntabwo uri kubyumva. Murakoze cyane banyamuryango. Nyakubahwa chairman, by'umwihariko Ngoma na Kirehe turashima. Hari byinshi twagezeho tubikesheje imiyoborere myiza y'umuryango wa RPF Inkotanyi, ariko mubereye ku isonga. By'umwihariko nk'abakiri bato, nyakubahwa chairman, dufitanye igihango. Turabashimira icyizere mutugirira, ubushobozi mutwubakira, ariko by'umwihariko guhora mutwibutsa yuko ari twe mizero y'igihugu, natwe biduha inshingano zo gukomera nk'amayita mu rubyiruko. Aho murakoze cyane nyakubahwa chairman, murakoze, asante, murakoze cyane, murakoze cyane. Mu majwi yabo nyakubahwa chairman bongeye guhamya yuko dufitanye igihango. Abanyamuryango duteraniye hano n'inshuti zacu mu turere twose twaturutsemo, impande n'impande z'igihugu. Nyakubahwa chairman, dufite ubuhamya dushobora kubagezaho, dufite aho twavuye, dufite aho tugeze, ariko igikomeye cyane kubera ko tukiri kumwe dufite icyizere cyaheza tujya. Niyo mpamvu uyu mwanya nyakubahwa chairman muri bunyemerere nze kwakira umunyamuryango Uwingabire Emery, agiye kutugezaho ubuhamya bw'ibyo yagezeho abikesheje imiyoborere myiza mubereye ku isonga. FPR oye! FPR oye! Demokarasi, amajyambere. Abaturage bo mu karere ka Kirehe, abaturage bo mu karere ka Ngoma n'abandi baturutse impande n'impande, ndagira ngo mu ijwi ryanjye no mu ijwi ry'abo baturage mumfashe tubwire chairman w'umuryango wacu ko tumukunda, turamukunda cyane. hariho ahabaye kakahirimo. Reba kamera ziri hariya zose zimuhanze amaso. Nitwa Uwingabire Emerita, ndi umuturage wo mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nasho. Mpagaze hano rero ntanga ubuhamya bwanjye bwite, ntanga n'ubuhamya bw'abahinzi bo mu cyanya cyuhirwa cya Nasho. Njyewe ubwanjye mbere yuko irigasiyo iza nari ndi umuhinzi, nari mfite ubutaka, ariko ntacyo bwari bumariye. Narabuhingaga ariko inzara ikarengaho ikanyica. Ubwo rero n'abandi bahinzi twari kumwe nabo byaruko, igihe cyarageze tubonye bidushobeye, abahinzi bamwe batangira gusuhuka bajya mu mutara. Ariko leta y'ubumwe, umukandida wacu Kagame Paul yadutekerejeho cyane, nuko tugiye twumva inkuru nziza ngo tugiye kuvomererwa. Ese banyamuryango, umukandida wacu ntimwamumpera amashyi?
uburyo bwo kuvomera bwaraje rero babutubwiye ntabwo twigeze tubyumva. Njye ubwanjye naribajije ese ni gute twabona imvura itavuye mu ijuru? Bari batubwiye ko imvura izava mu kiyaga cya Cyambwe. Noneho ndibaza ngo Cyambwe njye navukiye muri Nasho ndahakurira, none ni gute imvura yava muri icyo kiyaga Cyambwe, Nasho na Mpanga? Sinavutse bihari, ubuyobozi ntibwari buhari, kuki butaduhaye iyo mvura? Ubwo ndabyibaza nkavuga nti ntabwo byashoboka. Ariko igihe cyarageze baduhuriza hamwe nk'abahinzi barenga 2,000 ku buso bw'igihumbi, kuri hegitari 1000 nabwo burenga. Icyatwemeje rero ko bizashoboka, abahinzi bari bari muri ubwo butaka batangiye kubimura babashyira mu mudugudu w'icyitegererezo mwiza 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 cyane. Uko twahise tuvuga tuti uko biri kose ndatekereza ngo ubu se ko abaturanyi banjye basuhutse nanjye nkaba nari ngiye gusuhuka, ubu ndaba nkigiye nanjye reka ndebe. Umukandida wacu atubwira ko ibyiza biri imbere, nanjye reka ndindire ndebe. Ubwo irigasiyo yaratangiye, tugiye tubona koko ibyuma birunga. Ariko bavandimwe, mw'iyo nzira yari ndende. Mw'icyo gihe twahingaga tugasarura ubusa, kuko kuri hegitari nari mfite nasaruragaho ibigori ibiro 500 byonyine, n'ibishyimbo ibiro 100, ndetse igihe kinini twaburagana. Babyeyi muri hano, abamama muri hano, ntuza agahinda ko kugaburira umuryango ntuhage. Murakazi yemwe ko ntari kubumva ariko murakazi. Nanjye rero icyo gihe niko byari bimeze, naratekaga nkateka ubusa bikaba amarenza munsi. Ariko icyanshimishije irigasiyo imajije kuza. Ariko mana nyakubahwa mukandida wacu, ndabivuga nti nguhobere ngute niba nari mbisho yambi. Ubwo rero urugendo rwaratangiye muri irigasiyo, ariko rwari rukomeye. Twatangiye guhinga, noneho turahinga duhurije hamwe ubutaka. Bigeze igihe cyo kubagara abavandimwe, byabaye intambara ndende. Batubwira bati mujye kubagara, ngo turajya kubagara iby'umuzungu se? Urabyumva nawe? Twirengagije inzara, ahubwo twumva ko umusaruro uzaba umuzungu. Ariko byarakomeje, ingabo z'u Rwanda zaradufashije turi gukora iyo mirimo. Maze rero icyanshimishije narejeje, ndateka ku mugoroba, ngaburira umuryango, birara mu nkono. Mu gitondo nteka igikoma, abana bajya ku ishuri banyweye. Nyakubahwa rero camani w'umuryango, niweho wabitugejejeho. Ubwo hashize icyumweru umuturanyi wanjye ndi gukora arambwira ati uzi byabaye, mvuye kuri sako nsanzeyo 500. Ndavuga nibyo, nahise nihuta nanjye njya kuri sako nsangayo 700. Ku mubyeyi wagaburiraga umuryango ntuhage, ubu ngubu mbitsa muri banke, n'abandi muri rusange abahinzi tubitsa muri banke, turahinga tukarya tugasagurira amasoko. Ubwo navuye kuri banke mpita nishyura mituweli, abana bariga babona ibyo kurya, babona n'uburenganzira, kuko sinabimaga uburenganzira ahubwo nuko ntacyo nari mfite. Urugendo rero rwarakomeje. Nyakubahwa camani rwose warakoze ahantu wadukuye. Inzira yo kujya mu Gisaka tugiye gucicura mama, mbivuge ngwiki ntabwo nabona uko mbivuga. Rero urugendo rwarakomeje. Ubu umufatanyabikorwa wacu agiye kuducutsa, twahise twiyubaka dutanga isanabikorwa ry'ibihumbi 103 kuri hegitari,
kugira ngo ibyuma n'ibipfa tutazajya gusabiriza cyangwa tugasubira aho twavuye. Ubwo urugendo rurakomeje, uba aho tugeze dufite umusaruro mwiza. Bya biro 500 dusarura toni hagati ya 7 n'8. Soya yo kandi kwa twari tuzikibaho, nge numvaga kwizanwa n'indege, ariko ubu kuri hegitari dusaruraho toni hagati ya 2 n'3. Si ibintu byo kwishimirwa yemwe. Ubu rero icyo tugezeho noneho ntabwo tukiri abo kubitsa muri banki gusa, ahubwo tugeze no ku kigero abahinzi ba nasho turi kugura impapuro mpeshamwenda. Impapuro mpeshamwenda abantu bashobora kwibaza bati se ni ibiki? Ni uburyo bwo kugura impapuro, ni uburyo bwo kugura imigabane yunguka muri banki nkuru y'igihugu. Mwari muzi n'ikindi se? Abakecuru n'abasaza ba nasho bazi no kuvuga Icyongereza. Uhamagara umusaza cyangwa umukecuru wa nasho ukamubaza uti mbere kutuye muri nasho ningera ku murindi ndabaza ngo iki? Akakubwira ati ubaza ahantu hitwa irigasiyo. Wamubaza uti ese irigasiyo ni ibiki? Ati ni uburyo bwo kuhira. Ariko murakumva ko kandi ubwo rero Icyongereza natwe kubera ko tutagifite inzara turi kukiga pe, tuzi neza yuko imigabane mpeshamwenda ari bose nabyumvishe. Nyakubahwa rero Chairman, munyemerere ncumbikira aha kuko mvuze ibyiza mwatugejejeho, yewe keretse duciye ingando imwe ya Eliya. Rero mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abaturage ba Kirehe na Ngoma n'abandi baturutse hirya no hino, mumfashe mumpera amashyi menshi cyane. Rero nshoje ntabwo nasoza nk'umukobwa utagira ikinyabupfura, gusa nasoza tudacinya akadiho. Kagame